oya kugira gahunda twapanze nyine oya barimo kutunganya ibintu rwose kandi bimeze neza n'abakozi b'iwanjye rwose nawe baraho bameze neza na madamu araho kugira ikibazo oya ntabwo buriya twebwe buriya nta kibazo amafaranga kuri twebwe tuba tuyafite rega nubwo twibera mu mpinga z'imisozi twebwe rwose tuba dufite nta rwose ntuzagire ikibazo ibintu byose bizaba bihari oya barimo gutunganya ubusitani da ubwo se urumva agiye naborohera ntabwo bishoboka barimo kubutunganya fureshi ntugire ikibazo ubwo rero nanjye ndateganya kuza i Kigali mu minsi iri imbere ariko hari utugahunda ndi kubanza gutunganya dutoya we ntuzagire ikibazo nibyo ndimo nyine ntuzagire ikibazo oya ntabwo nzakubeshya sawa rero nanone ntabwo uragurisha ihene ihene se wabonye umukiriya none mva ugomba kuyigurisha turi kumwe wanjye bataza kuguhenda dore wowe njya mbona nazi sibyo nkongo iki ukuntu bimeze ka gahene nkajyane ku isoko bampate bari kumfata ariko ntabwo bayibonye narakubwira umurezi man ibintu byose ukoze wenyine utari kumwe n'umuntu wisobanukiwe biragorana man none se ubwo ntabwo uzagenda i Kigali nyine ngiye nigendereza ubwo bwenge bundi wayicumbikishije wayikuye mu zindi urayicumbikisha ejo ni gahunda ni ukuyitanga mani kabisa noneho aho ngaho wahise baragufasha uhita umenya ubwenge hano sera ufite gahunda nze kukureba nubwo nyine nagiye mbyicamo gahoro ariko umunsi ufite gahunda yo kuza kugusura erega impamvu nayo natinze kuza ni uko nyine Mary yari yantumye ahantu mu gasoko se bundi sinabikubwiye kandi nyine
ntabwo nyine mani nasuzugura umubyeyi ariko nyine uyu munsi ndazi sangahe saa 9 nta kibazo ahubwo namutakayo ndazi erega njyewe nanjye mba nkukumbuye ntabwo noneho uyu munsi nabyinshi reka ndagukumbuye sawa Mere waba wamuguriye akantu kabisa none iyo hene rero ejo tuzaza tuyigurishe mu isoko ejo yakiri kare kuko umva ni gahunda kuwa mbere ni gahunda oya nareba njye nabirenze itike ndayifite ubwo ayazasigara tuzagera i Kigali uguremo nyine utuntu kugira ngo uzaba uri kuba i Kigali iragoye mani Kigali urabizi ukuntu ibigoye nyine kurya inzu tuntu nyine njye nababwiye ko nayigurishije amaze kuyigurisha nyine bambajije amafaranga nshaka uburyo mbarimanganya ariko nyine ihene narabonye bibaye nabo mpita nkatsimba ahantu mpita njya kuyibitsa ahantu ahubwo dupanga umunsi tuzagenda aba ari wowe ujyana uyigurisha ntaribi kuwa gatatu irema kuwa kangahe kuwa gatatu no kuwa gatandatu turajyana kwa gatatu ku cyumweru duhita dushaka ukuntu tujya nyine iraruguru nuko se ni amafaranga no kuyoboza ni kaje ugomba amafaranga usigarana ugomba kuyafata neza sawa naribi rero nanjye nibereye mu rugo ariko ngiye ari gahunda mfite ahantu ngiye kujya nubwo mbona izuba ridanje sawa urakoze iki giswa cyo bazajya bahora bagifata ejo bamufashe ntabwo bizashoboka kabisa gusa Kigali azabimora ariko reka ndiko kumuhamagara n'ubundi ndi kumva nta gahunda mfitanye nawe umuntu bahora bafata reka mwihorere ariko ndabizi araza kundeba mu kanya tu nta kibazo Alda. Yego. Umusore ntabwo njye biri bushoboke hari akantu gato ugiye gukora. Ngiye kujya kuvoma. Sawa ntari bikasubiye. Sawa. makuru y'iminsi se ase mani we ko wari umbeshya wagiye ugabanya kureka kumbeshya ase mani ubundi buri gihe mama aba yagutumye
napigiwe kakumbeza nese ubundi ubonetse ryari nyirizina nta bintu byo kubeshya n'uyu munsi se waboneka none se ngaho mbwira umunsi ntarengwa ku cyumweru saa nareba nyine ubwo mu gitondo aza kuguhamagara sawa nawe urakoze sambu yanjye kabisa ariko wa muhinzi azi guhinga neza reba tuza zireze neza zisoya wa muhinzi wanjye ni ukumwongerera amafaranga akongera hariya akongera ukuntu hari azatera utundi tuntu yamara kuhatera utundi tuntu bikaba ari ibintu bimeze neza hariya ndahashaka indabo hariya ndahashaka inuzi imyumbati myinshi cyane tujya amavoka bireze buri kimwe kireze nta kintu kiteza afatore noherereza ab'i Kigali barebe ukuntu nabayeho neza cyane rwose WhatsApp siko ari hano ndebera wa muke w'icyaro wigitandukanye ngo ntabwo namace w'icyaro wowe byazakubera wowe